iya ifashe mwayibonye nuko dutangiye filime yacu ndagira ngo mva amagambo narakubwiye ngo burkumvishe ngo niroke wagafashemo byo menye ko tugiye gusobanukirwa ijana kurindi bimeze biti cyane ko twiyemeje kudasakuriza muri filime ahubwo dusobanura ijambo kuri kwiga neza we Every state has its folklore, tall tales and legends. ati burya buri mujyi wose cyangwa se buri leta iba ifite imigani yayo ifite inkuru z'abakurambere ifite ibigwi bihavugwa muri ako gace nuko bakubwira ati kubwima kera habaga impyisi habaga iki n'iki bakubwira ati none mutarera igihe wasangaga intare ziri mu mirima ati hari igihe usanga buri leta buri gace kagira inkuru zako imigani yako ibihavugwa sibyo. But sometimes there is a darker story, a tale not so much told as whispered. Atariko nanone usanga hari inkuru muri izo nkuru ziba zivugwa muri ako gace bakunze kongorirana mbega basanga bagira ibanga ibi itagivugirwa mu ruhame ngivugwe cyane ariko iyo nkuru yarahabaye ugasanga nakantu bavuga bisha bavuga ati iriya karitsi uriya mu mama buriya n'umurozi ugasanga abantu bose nago babizi ati buriya buri gace kagira inkuru ivugwa mu bwihisho batajya bapfa kwerura ngo bashyire ku karubanda kandi ibyo bintu bihabera nuko dutangiye filime yacu by the 50 states of Friday bimeze biti do Lagina of broken do tutangiranye the land the way Dave was. I mean he loved that. Uwo mugabo Dave ndamuzi yakunda kubutaka. And it was a part of him. Ubutaka bwari meze nk'igice cye. Nuri kutuganira ni babiri bakorana. Dave, most of his stuff. Dave yari umubashi mwiza. Red oak that he grew on his property. Yari umugabo rwose ubaza cyane ko n'ibintu byabaga mu nzu yari ibyo yabazaga. Dave and Heather were high school sweethearts. Dave n'umukobwa bita Heather bakundanye muri high school cyangwa segonderi. And she knew it. Gusa uwo mukobwa bakundanaga Heather yari we mukobwa mwiza muri ikaritse nawe yari abizi. Turi umukobwa bakubwira ngo yari mwiza cyane kandi nawe yari abizi. Hari igihe umuntu aba ari mwiza nabizi nyine. Hey. N'uyu mukobwa ngo yakundanye na Dave. Dave n'umubaji. Atema ibiti akajya kubana. Icyo giti uzanye ni cyiza sheri. A nice spiral grade. Ahubwo iki giti kirakabije si cyiza gusa. He knows. Uyarabizi. That's all right for you fellas? Yes, ma'am. Uyakomeza imbere sheri we. Man, she was always asking Dave for stuff he couldn't read. Uwo mukobwa yajyaga asaba umusheri we Dave ibintu atabasha no kumugura cyangwa se ibintu adafitiye ubushobozi atitaye ku musore byari kumusubiza inyuma. Dore ngaba uyu mukobwa ngo yari w'abakobwa bakunda ibintu bihenze cyane ko yarazi ko nawe ari mwiza. Barakwereka yari yazanye agakufe ka zahabu. Sheri wavayo sheri ngo n'umubaje. Uyu mukobwa akunda kumubwira kugura ibintu birenze ubushobozi bwe atitaye ku musore byamusubiza inyuma. It's true. I do sort of have a thing for dumb muscular guys. Rebe, ni Lagina of Brook muramuzi muri. I guess it's my lucky day. Ndakeka uyu munsi w'amahirwe wanje. Nagashene. Is that new? Akagashene twambaye ni gashya. I should have asked you first, but it was just so beautiful. Nakabaye nakubajije mbere yo kukagura ariko ni keza. Nkabasubize nakikopesheje. Yaragenda akikopesha imikufi ya zabo. I like it. Oya nanjye nagakunze. We'll find a way to pay for it. Tuzashaka amafaranga tukishyure na Apollo wakagukopyeye. Umukobwa yaragendaga akikopesha imikufi yenze ya zahabu. Umusore w'umubaje utigirira n'amafaranga ngakazaba ashaka ukuntu azaba ajya kubyishyura. Urumva ikibi cyo gukundana n'abakobwa badafite ubwenge. Umusore udufaranga twakamufashije. Umukobwa yagendaga akikopesha ibintu atazi bidafite akamaro badakeneye muri ako kanya. Yo. Do. Bimeze biti. Barakwereka. Babaga bari mu rugo. Nobody was expecting an accident. Nta muntu uzi ko manuka yaba. Umve. I'll never forgive myself for not being there. Nago nje nibabarira kuba umunsi ntari mpari. Uriya n'uwajya gufasha wa musore batubwiye Dave. Kwereka umunsi. We andarampamagaye. Andi ruramwira buri kutuganirira. Bakoranaga. You like it? Ikanzu nayikunze. That is going to turn a few heads tonight. Ewa ni ikanzu iraza gukurura abantu ninjoro. What about Andy? Andy se yabaye iki? Sick. Yamagaye ararwaye n'uwo bakorana. Together and now I'm going to have to do it by myself. Ibiti twari gutemana ndabitema njenye urumva ndi bukerererwe. In committee we have to show up on. Umva turi muri committee ya fundraising tugomba kuba twari kugiye. And tomorrow I'm short of lumber. Umva ibiti ngomba kubikata uyu munsi kandi uwo wagomba kumfasha. You could give me a. Cyangwa uzuje kumfasha sheri. Andi wamfashaga ntawe uhari. That's just a little treat. Ni igiti gitoya ngo ugende ubimfasha tubiteme kugira ngo tuze kujya muri icyo kirori ninjoro meze neza. Umukobwa yaheraga mu gitondo yipima imyenda yo kujya mu kirori ninjoro. Ni sireyi nyine urabazi. Fine. Sawa. Musora amuhaga baje gutema ibiti. Vuye tujye gutema ibiti.
baje gutema ibiti n'agakobwa bakundanaga ngo niwe wari mwiza muri iyi karitsiye ibi ni ibyabaye baje gutema ibiti. Hey, keep the line taut. Umva ako kantu umugozi ucamo aba ari ugumukururira sibyo kururiremo hariya urakabona aba ari kakururiramo bimeze bite sasa yagize gutya arakurura hitambikamo igiti. Hey, hitambitsamo igiti bivuze ngo igiti ntabwo bari kugikontorora umukobwa uko yagakuruye igiti kitambitse mu nyagasani igiti kitambitsemo uyu kureba hano igiti cyabanutse gisanga Sirayi Queen Edahari kiramugwira uyu amaraso aramutarukira bimeze bite igiti cyagwira akaboko umukobwa mwiza muri karitsiye Sirayi wari waraciye ibintu. Bisa neza turakabukanu kari kuva amaraso menshi uyu musore yagasani yakuriye akaboko kafashwemo umuzi nka Ragnar Lothbrok muri Vikings gukura akaboko dore kashwanyaguritse ari kuva amaraso menshi uri kubura amaraso menshi cyane atarebye neza yapfa mumfashe umusore yararebye biramucanga kari akaboko ni gatinda amaraso arashira mu mukobwa agufatira ipiki akaboko agace byibura yihutana umukobwa kwa muganga kugira ngo akaboko kagumemo hariya umukobwa abura amaraso menshi urabizi muko nta kundi nakujyana ugiye gukora ibiki mfite kugukura kuri icyo giti oya yatemye akaboko amaraso atarukira muri kamera. Iyi yari episode ya mbere.